reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemerera uyu munsi twasuye umusaza, ni umusaza w'inararibonye ndetse ndi kumwe na MS. Reka ntangire mbaha ikaze ndetse n'abasuhuza. Yego, uraho neza? Nabuze muri famille nto bivuge neza. Yego, ni sogokuru wa MS. Yego, turi hano rero mu rugo kwa muzehe Kayigamba Eugene, umusaza wanjye, umusaza wacu twese. Tukaba tugiye kuganira ubu turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata. Tukaba tugiye kuganira ku ngengabitekerezo ya jenoside, uburyo hagiye habaho elasticité y'ingengabitekerezo, ariko twe tugiye kuvuga duhereye kuri cause lointaine. Niba ngombwa amasaha dufata tuzakora ikiganiro cya kabiri, ariko tugiye guhera kuri uriya muziki ibintu byose bigira cause lointaine bikajya no cause immédiate. Nuvuga ngo hari ikintu cyabiteye cyakure cyane, akaba ari ikindi kintu cyabiteye kibitera ako kanya. So ubwo rero nagira ngo mpe karibu umusaza wanjye Kayigamba Eugene agombye gusanga mu rugo nyine ni famille yanjye, hano turi muri famille. Murakoze cyane. Murahuze. Muraho cyane. Murakoze ariko ntimuntunguye ahubwo ngize umugisha kugira ngo tunaganire. Yego. Ubwo tugiye kuganira rero duhereye ku bw'abami, duhereye ku bw'umuntu uri mukuru, duhereye ku bw'abami. Yewe kugira ngo tumenye ingengabitekerezo yaje ite mbere yuko abazungu baza, abanyarwanda babanye bate, noneho aho bahagereye ese abazungu baje basanga ingengabitekerezo ya jenoside mu banyarwanda cyangwa nibo bayizanye? Ndagira ngo utubwiye kuri ibyo bintu. yewe rero icyo nzi ndi na mukuru ni koko. Navutse muri 36, mfite imyaka 90. Imyaka 90. Navukiye i Nyanza. Joge amateritwari akiriho yari Nyanza, teritwari ya Nyanza. Ubwo ni mu cyahoze ari Butare. Oya. I Nyanza yari teritwari ya Nyanza. Astrida yari Butare. Nka nyina wa Boduwe yitwaga babatije nyina wa Boduwe umwami w'Ubirigi yitwaga Astrida. Yego. I Nyanza yari teritwari, amateritwari yari 9. Hariho Cyangugu, Astrida ariyo Butare, Nyanza, Kigali. Yego. Kibungo yari Ruvumu, na Byumba, na Ruhengeri, na Gisenyi, na Kibuye, na Cyangugu. Yego. Zikaba ari 9. Yewe navukiye muri teritwari ya Nyanza. Isheferi hakiri amasheferi amasheferi ari 92 mu Rwanda. Ariyo amasheferi yari sheferi Mayaga, ariko muri teritwari Nyanza. Hakaba susheferi twagiranye mu murenge, susheferi yari Butara Nyanza ku Mayaga. Yego. Ndavuka ngira umugisha, nize primaire Nyanza. Njya muri secondaire. Mu by'Imana Butare ko bambe Kabgayi Komero mu by'Imana. Hanyuma niga muri groupe scolaire officiel laïque ya Bujumbura y'ubwarimu. Narangije muri 58. Ya Bujumbura Burundi cyangwa Burundi kuko Bujumbura yari kapitali ya Rwanda Burundi. Yari kwitwa Rwanda Burundi. Maze rero ibyinshi ndabizi, ni Nyanza ubwami ndabizi, data ari umugaragu w'umwami. Yari umuntu nazwi, data ni wabaye kafotozi wa mbere. Yego. Mu Rwanda yitwaga Bizura Alphonse. Nkaba rero n'ikindi kintu mu bwoko bwacu ndi umuginya w'umwaka wo kwa Rwakarwari Mazimpaka. Yego. None rero byinshi ndabizi, ibyo ntazi ntarabibwiwe na data. Baca umugani ng'utaganiriye na se ntamenye cyose kurasiza avuze. Ndabizi kuko na sogokuru twaraganiriye, abazungu bavutse ku Rwabirigi. Yego. Babanje ariko uko bivugwa uretse no kubica mu mashuri, Abadaki bafashe umwami Rwanda. Abadaki bona Abadaki les Allemands. Germanis. Yego. None bo na Rwanda ntiyari koloni, yari protectorate.
ntabwo ari kolonial Congo na za Kenya na Uganda bari protectorate. Noneho rero uwo protectorate twavuga iki nk'umukirwa bafashe umwami ntibategekaga, bafashe umwami ku byadashoboye. Okay. Babaga babaga abafasha b'umwami. Baramuyoboraga bakamuyoboresha. none se ubwo wambwiye gute umwami gute bamuyoboraga bamufashaga iyo umuntu agufasha ntago bivuga ngo yibura umwami yari civilisation niyo bari bazanye, yari civilisation gufasha abantu kubigisha kwandika gusoma no kwandika icyo kibazo bari bazanye no gufasha ariko ntibakolonizaga kuko bari bafite abasirikare b'abanyarwanda bari basogokuru b'abanyarwanda barimo bakagenza kwa sema harimo umva benshi batyo babitaga ngo warukaruka Rwanda yo biyitaga indugaruka kuko igiswaye cya warukaruka ntibatonye kuko basimbukaga ari intore bakabita warukaruka. Noneho rero ni kuruka y'igiswahili usimbuka bakabyita babitaga ari indugaruka lukaruka ubwo indugaruka zavuye kuri lukaruka kuruka gusimbuka noneho rero icyo gihe ababiri batangiye gutegeka muri 16 mu 1916 birukanye abadaki baratsinzwe iwabo mu ntambara ya mbere y'isi yose. None abirigi babaha Burayi baragabana babaha ko Rwanda Burundi ubundi twageraga ni Congo, igice cya Congo ikintu byose. Noneho rero batangiye kwigisha tuvuge niba twavuze ibi bya jenoside byabaye, ubundi abanyarwanda barabanaga neza yego bazanye ikintu cy'amadini niyafashaga abazungu baje abakoloni baje bakuraho iby'ubutegetsi bw'u Rwanda, abandi nabo baza bakuraho iyobokamana ry'u Rwanda bashyiraho ibyabo. Niba kibaje bakora iby'u Rwanda bashyiraho ibyabo i Rwanda twari dufite ibintu dukurikirana nk'abagesera ubwoko bwacu abagesera abaziga bagize bate ibyo babikuye umuhutu yabaga umugesera umutuzi akaba umugesera mutazi hari ibyo kubandwa umuntu yabandishaga uwo bahuje ubwoko, umuhutu akabandikwa n'umututsi, umututsi akabandikwa n'umuhutu bahuje ubwoko. Ibyo rero byari kimwe niko kubyara amatisi mu by'iki gihe, ariko barapfiraga ntibyashobokaga. Ako byumvikana ko barabanaga no kukubwira indwara y'abanyarwanda. Uko numva kubandwanya ni nko kubatsuka by'iki gihe. Cyangwa gukomezwa byo hambere. Gukomezwa cyangwa kubatizwa. Uvuga ngo uko numvishe ngo umuhutu na umuntu nyarwanda yabandwaga yabandishwaga no kubatizwa yabandishwaga n'uwo badahuje ubwoko. Oya uwo bahuje ubwoko uwo bahuje ubwoko kandi nta mututsi wabandishaga umuhutu, bamwe nta mututsi wabandishaga undi mututsi yabandikwaga n'umuhutu. Umuhutu nawe akabandikwa n'umututsi, ariko abahutu n'abatutsi ntabwo byari ubwoko ntabwo byari ubwoko na gatoya, kuko hariho n'ijambo n'ubu ririho nuko bitakivugwa kwihutura. Yego umuhutu yabaga umuhutu yaba yarwanye neza bakamushingira umukobwa w'umwami, iby'ubuhutu bigacika bakamugabira inka bigacika akaba umututsi. Yego umututsi nawe yakena cyangwa yagira amakosa kwihisha ko irote ukava muri bene wabo abantu bose barakena, yitwa umworo n'icyo akamuhuta agaheka akakora imirimo nk'iy'abandi bakora akanahinga. Undi rero ubukire bw'u Rwanda bwakorora abantu bakorora. Yego nibwo bwari ubukire. Byanakurikiraga no ku mashuri nk'acyo igihe nigaga muri segonderi babazaga kwa sushefu batuye umwana ameza ati kugira ngo babone za minervari y'amafaranga y'ishuri batanga. Barabazaga uwo muntu afite igare afite inka, nibyo byari ubukire bw'u Rwanda. Akantu nshaka kugira ngo mubaze numvishe warutubwiye abantu numva tugasobanukiwe abantu bashobora kubafasha. Uravuze ngo kira ngo mu kubandwa habandwaga umuntu yabandishaga uwo bahuje ubwoko. Yego ariko uwo muntu
yaba ari umututsi ntabandisha umututsi mugenzi we kubandisha umuhutu. Bigaragara yuko ubuhutu n'ubwoko n'ubututsi n'ubwoko byaga bitandukanye. Bahuzaga ubwoko gute? Umwe umuhutu kandi ari umututsi, kandi ubwo twari tuzi ko twavutse twumva yuko umuhutu ari ubwoko n'umututsi ari ubwoko. None waratubwiye ngo nta muntu wabandishaga uwo badahuje ubwoko. Ubona ngo umututsi niba umututsi yarabandishaga umuhutu bagomba kuba bahuje ubwoko. Sibyo? Ubwoko ari bamwe. Ari bamwe ariko ngo muri amoko kuva mu kera amoko yarayaye. Amoko kera nta bwoko bw'ubuhutu nta bwoko bw'ubututsi bwabagaho. Yego. Yari umuzigaba, umunyiginya, Umugesera, ibyo ubwoko. Hanyuma kandi bose abahutu bakaba bagesera n'abatutsi bakaba bagesera n'abatwa bakaba bagesera. Umututsi se yashobora kuba umuhutu akaba umututsi. Umuhutu kera yashobora kuba umututsi cyangwa umututsi akaba yaba umuhutu. Umututsi byari ibintu by'ubukire. Ubukire n'ubukene. Yego. Abakene barahingaga, abandi abakire bakorora. Ntibyabuza guhinga, bavuga ngo nk'induga hari muhinzi mworozi. Abahinzi bagiraga bambe uworora inka yagiraga n'imirimo, akagira igikingi, nkino uko byakoraga mu bihugu by'Induga na Buganza bagiraga ibikingi, ariko abo mu Nkiga, abitwa mu Nkiga bakurya Nyabarongo bakagindeka, bakagira aho bahinga, bakagira nk'ibikingi, ariko bagahinga barahingaga cyane ntabwo ibintu byabo ntabwo byari ubworozi. Maze rero reka dukomeze. Bigeze igihe abazungu bazira icyo mwambaro isaka, niho byatangiriye ibintu bya jenoside, ibyo ngo abahutu abatutsi aho byabereye. Bazanye ibuku, nanjye nayitunze. Ibuku ni livre d'identité. Buku ni mu Cyongereza. Mu Cyongereza, ariko mu Rwanda bayitaga ibuku. Yandikwagamo aho uturuka hose. Yego. Rwanda, Umunyanyanza, umuntu Cyangugu, akariko byanditse. None wowe bakwandika amazina yombi, ukagira n'ikitiriro, nako si ikitiriro n'isuruno, akazina kawe baguhimba, ukashandika akandika metero kureshya, none bakandikamo umututsi, umuhutu, umutwa. Yego. Ibyo rero na munyamahanga warimo. Oya. Naho bazaga baje mu Rwanda gusa nk'Abagande, hari Abanyarwanda, hari Abagande baje bahunga bya bintu byo kubatizwa byabo bari bagize bate iboroze ko Abanyarwanda. N'Abagande nabo bagiye kubatiza barahunga. Habaye intambara y'abajurisi b'Ibugande ko babyita, ibyo ni ibya kera, ariko noneho kugira ngo abantu bamenye turabahutu twebwe turabatutsi byatangiye kuri iyo buku. Iyo buku ibazanye cyari igitabo. N'agatabo n'indangamuntu. Ni carte d'identité. Carte d'identité n'indangamuntu. Umuntu yahabwaga ubwe ubwoko bwawe bukaba burimo umututsi n'umuhutu, umunyenduga, umunyakibugo, ngo ni ikintu bikamera bityo. Ni muremure ni mugufi. Nabyo byabaga biri rwose ni noneho rero n'amashuri rero narabitangira. Mbere Abanyarwanda baza, bambe abazungu baza batangiye kwigisha. I Rwanda banzi by'abazungu byose nka Musinga, mbwira story ntoya ya Musinga. Nashaka kutumugeraho n'ubundi nawe. Musinga ko Musinga abapadiri baraje, abazungu atabashaka. Kuko baravuga ngo barapfa bakazuka. Ibyo nta muntu wapfa yazuka, ibyo ni kubeshya ntibakakwigishiriza abana. Musinga arabyanga ati nta muntu wapfa yazuka. Arabyanga nta buzuka bazuke. Noneho haza amashapure n'imidari, abana b'ibwami, intore nka Rwabutoga intore, none mukuru intore kwa Musinga icyo gihe bose bashaka kwambara amashapure, bashaka ari inigi nziza. Barabwira bati ibyo bintu biranuka n'isabune byabo byose ari umwenda warukaga isabune n'iki, uko u Rwanda nta sabune ariho barisigaga gusa. Mwumvaga inuka isabune. Isabune icyo gihe iranuka. Mukabyanga ibyo bintu binuka isabune. Isabune barabyangaga icyo gihe. Njyewe simbirimo. Navutse muri 1936. Noneho rero
abaza amashapure bati bagiye mu bazungu rwose nibo bashaka bagiye mu bazungu none ahamagaza padiri ati uzanze neza nigi zawe bareba ni arazireba areba ishapure areba scapulari areba umusaraba wa Yesu n'agashusho kariho ati se ko mugira kwinshi twari ko ari ibintu byinshi byanyu akakona agace bati numwami Yesu yapfuye bishe kugira ngo bakize ibyaha n'ibiki mwica n'abami mwica abantu baravuga tumica umwami yarapfuye mwica n'abantu umwana w'Imana umwana wa Mungu mutubwira umwami wanyu mumwica mwari mwishe ubwo rero nuko mwahungiye utubwo mwahungiye niko se kumukambika abantu bacu abera tutagira inzigo nta nzigo tubegiraho ntaki ubu Mungu wanyu ngo naza aje guhora muzabigira muti bati reka ntabwo azaza byaza sati bati nawe namwe nuko mwaje azaza uko mwaje namwe Rababwira ati reka abantu bica abantu iyi minyago rero mushaka sinyishaka yenda ni iminyago y'umwana we mwamucuje mukaza kubyambika abana b'Abanyarwanda nibaza rero basange byabaye ibyo yabyanga gato atazi ibyari byo nuko rero noneho bibaho bityo haza rero noneho kwiga hari ahantu Mutende Nyanza mu Mbagasuro na Mutende ni nko muri kilometero 18 kugera Mutende na hantu rero hari amazi y'amakera amazi meza inka zikahurira noneho Kabare amakero yaze oya makera ni iki amazi y'umunyu ari mu ubwo ni nkiriba yabaga ari mu bageze ari amazi y'amakera yego amazi ari mu munyu mu buryo bwo mwimerere ku buryo inka ziyanywa inka nagipfa kwikwa hamwe bajyaga gushora inka yego noneho Mutende n'ahantu hari hakomeye cyane barahurira bahurira kwibuka bati muzazane n'abo bana basomye ibiragiro basomye barabazana rero abana umwe bamujyana mu mpinga ya Gasoro undi mu mpinga y'imisozi ye Buruba Nyamure bajyana n'abantu bamucunze ngo be kuvugana n'undi bati ngaho finda kwandika babyita gufinda yego bati ngaho finda inka ya Musinga yamwereye mu Mutende umwana yabyandika hasi baramujyana kure bazana n'undi bati ngaho findura umwana abisoma rongera hamagara n'abandi barabisoma Kabare asanga ari ibintu bikomeye Kabare kandi yari nyirarume umwami Kabare na Ruhina nyiyo rubombo bavindimwe ntabe nibene rwa Kagara none agenda bwa Musinga ati bene madamu baje ibintu bakora barafinda bagafindura abana batagiye kujya n'abana bacu babajya turashaka natwe tugiye kubayoboka twari twarabyanze twije kufinda no gufindura ibintu byabo n'igitangaza yego baragendera bageze Buzungu umuzungu ati shwi muzaduha abana bana nawe mwebwe mugumye mwikorera ibyo mushaka bibaye aho rero ariko ndegereza ku by'amashuri bashyira abana amashuri muri 25 banza byo niho groupe scolaire y'Ibutare yatangiye bigishaga aba assistant medical assistant vétérinaire na medical dufasha abatwumva ko assistant medical ni umuntu ushinzwe kunganira abaganga hanyuma assistant agronome ni umushinzwe kunganira abubuhinzi assistant bandi nimba assistant bumve ujinare kuri kigo administratif assistant administratif n'uwunganira umuyobozi nabitegura kuzaba batware numvaga naba assistant burugumestre nyuma ya ibyo ni ibyavuga turi kera twebwe turi noneho rero musubize muri muzama 20 kangahe za 24 noneho baragenda bariga bize abazungu abantu bakoreje abantu baje kwiga bangira abahutu ngo abahutu ngo hazajya higa abatutsi gusa abazungu banze ko abahutu biga rwose barabyanga naho rero batangiye kubatandukanyiriza bya bindi bavuga nk'umuriza gutegeke diviser pour régner mu mpuza ibyo niho babitangiriye yego noneho yigabana n'abatwari gusa bazagabana imisozi kumbi ari kugira ngo abahutu batiga
noneho babona ukuntu bavangura n'abatutsi noneho habaye akantu ka divide and rule habaye akantu ka divide babacimo ibice bayobora babona uko bayobora n'abasanze no muyobora bati no guhumiriza ngo muyobore noneho hari n'urugero hari umuswayire umusilamu niko twabitaga kera mu twabaswayire twe yari abaswayire ariko umusilamu witwa Fundi Amri yari yaravuye i Bukoba muri Tanzania adaraza imyenda babitaga abarungu badaraza imyenda kudaraza ngo nukugira ute kudaraza ni umwenda bakura n'indodo ku musozo bagashyiramo umukara kabara umukara ni nko gufuma umwenda we uruhande ni nko kuwusirifira uruhande akaba ni nko kuwusirifira ariko ari mu tubara dutandukanye yego abo rero bari bazwi ubwami bityo Musinga ndetse amuha n'abagore bifunda baho ajyana umwana we Juma ngo ajye kwiga nawe batatwiga bati ntabwo uri umututsi bati uri umuhutu Juma arahakana ntabwo uri umuhutu bambe Fundi warahakana uri umuhutu ati jewe nashatse n'umututsi kazi ati jewe ati ndi umuhaya ndi umurangira baturuka ubwami bikoma ngoma bo muri Tanzania n'abazungu baramwangira icyo gihe higa biga abatutsi gusa abantu abatutsi noneho rero abatwari batwaraga mu nkiga ibyo twita inkiga muri iyi bose bakura ku butware bahagabira abavuye muri groupe scolaire butari naguciye mu ijambo muri make urumva abazungu batumye abana b'abatutsi aribo biga bonyine ariko bazi kubona n'abatutsi b'abatutsi yego kandi bazi kumenya ko ubututsi n'ubuhutu n'ubutwa bitari amoko ubwo ngiye bifashe nk'ibyiciro by'ubudehe yego ni nk'ibyiciro by'ubudehe bifashe nk'ibyiciro by'ubudehe niba ari mu cyongereza bakita nka social class cyangwa se mu Gifaransa les classes sociaux sibyo ni gute les classes sociaux zaje kuvamo les ethnies erega ndabyumvise abazungu nibo batekaga icyo gihe ko n'abazungu nk'umwami cyangwa ikiko bitondekanije iwabo hari umwami w'Ububirigi uko byari bimeze kuzagera ku Rwanda umwami yari umwami w'Ububirigi niwe wari uwa mbere utegeka hakurikiyeho minisitiri wa koloni hakurikiyeho minisitiri wa mbere premier ministre uwundi akaba minisitiri wa koloni utegeka Congo Belge Rwanda Burundi none hakajyaho guverineri wose gatanu hakajyaho guverineri wa Congo Belge Rwanda Burundi wicaga Kinshasa bitwaga Mburamatare none hakaba na Mburamatare kuri province ziko zari 6 na province ya Rwanda Burundi ya 7 hakaba guverineri wa Bujumbura kuri capitale ya Rwanda Burundi Rwanda independence witwa hano bose bari abazungu bose abazungu Rwanda noneho rero umwami w'u Rwanda akaba gatandatu ku by'amategeko akaba gatatu muri Burundi nuko Burundi akabigitega ari umwami Burundi undi bakaba gatandatu nta bushobozi bari bafite ubukoroni bwari bwaraga icyakuba cyose ntacyo bakora kwikorera cyo bahuje n'abazungu nuko bityo ntacyo bategaga ubundi bari bafite inkiko hari inkiko z'umwami z'abanyarwanda hakabona pariki y'abazungu kera bigitangira wajya kuregera abazungu byahitamo kuhababa ibugande babyita kuhababa ariko byari guhababa hakaba regera ubuzungu bazanye n'abanyarwanda bayobotse abazungu bakaba ariho nawe ku Rwanda nuko naho utandukanya abantu ibihano rero noneho batanga ubundi bayihishaga amashyamba icyo gihe batesha amashyamba hose bubaka imihanda bikitwa akazi yego gahemba se bashuka gahemba bose ibintu byitwa akazi gute bidahemba ni kuba kwitaga akazi twari tunakazi akazi pari giswahili niyo babizanye babyita akazi ibyira byari imirimo akazi rero noneho kaba akazi gatyo bakajya bakora akamara icyumweru yaragiye guheka amashyamba yarahambira akatsima mu ntuza bityo bikaba akazi haza kuza n'imisoro bagasoresha bitari byo gusora haza gutera amakawa batazi gutera amakawa noneho byose n'abatware bahembaga icyo gihe ntibahembwaga kumurabukira
nk'abasanze bari aho utuzi nk'akamuhinga yego utagira icyo atunga n'icyo akajya amuzanira inzoga ariko utategekwa ari uko bimeze n'abazungu ntibabahembaga ibyo nibyo babahembaga abatwari bakabaho bazana rero igihano kuko abanyarwanda batari bafite abanyarwanda ntacyo bajya ntibaca amafaranga gufunga ntibyari biriho bari batari bagira za gereza bakabakubita ikiboko 8 hataraba amafaranga ubwo habagaho iki wajyaga kugura ikintu ukakigura iki amafaranga y'u Rwanda yari amasuka nk'inka kariya bati inka ni amasuka 5 amasuka yasanzwe ahinga yari afite ibeyi ikomeye cyane amasuka niyo yari amafaranga wajya kugura ubwo nk'umwenda cyangwa imyenda ntiyabagaho imyenda ntiyaririho ni impuzu ariko hari amasuka niyo bakoreshaga rwose kugura inka bayigurira amasuka yego ni amasuka ngahe ni amasuka 5 ni amasuka bityo yego twebwe kera yari amasuka yego twikomereze noneho rero igihano cyo gukubita ikiboko cyo cyari gihano bakarambika hasi kura impuzu abagoronome no bakubitanaga cyane bahingisha amakawa gukora impuzu guso kwambura ubusa kuko abantu bambaraga impuzu bambaye ubusa none bakuraga impuzu bagakubita babishakaga nuko nako n'abatware barabakubitaga umutware barakubitaga na Rudahigwa barakubitaga muri Rusagayura narindiho ariko namenya kenge Ruzagayishira yanzara yatangiye muri yatangiye mu ntambara ya kabiri y'isi nanone yose nuko ubwo ni igihe cy'amaba cyo 39 ariko yakaze muri 43 niho yabaye intambara ikomeye niho yabaye inzara ikomeye ndavuga Ruzagayura barakubita ikiboko ikiboko noneho rero babara batanije kwa Padiri Kabgayi na za Save abayoboke babo n'abaki ariko nabo babuza icyariho hariho kera ibintu abantu bayobora abandi nk'ubwoko mvuge nk'abonzi urugero nk'abanyiginya abanyiginya bagiraga abase ubwoko bwose bwagiraga abase bwabo abase babo barabasinga bambe barabazigaba iyo usanze ukoze ikintu kitari cyo kubita nk'abagore cyangwa wasaze umuse yagira cyakora ukaminka utacaniye yayitwaraga yarazitwaraga umuse bisobanuye iki bwo abandi nk'umuntu umara imimaro nk'umukobwa kera iyo ashaka ubwoko mudashobokanye nk'ubwoko bw'abakire uri umukene ushaka umukobwa uragendaga ukamutera imbazi ukamucira imbazi ukamucira muto ngo murongoye umucira imbazi ni gute umukanwa ukazimucira muto mu masuri wekenye imbazi kugira ngo zimucira mu masuri wabaga umurongoye ariko umuse atabishaka yaramaraga rwose akakogosha amasunzu ikagira ate amara imimaro ibyo babikuraho ku mwana nibyo byari ibya mbere warese umuse tugaruke ku muse tuvuye ko buri bwoko bwose babaga bufite umuse abagesera bagiraga umuse rero niba ari umuntu ufite umumaro amaze uvuga ngo tuvuye ko banyiginya abase babo babaga abazigaba abasindi nibo basindi burya abanyiginya abasindi n'abanyiginya n'abashambo nabo n'abanyiginya ubona gatoranye rwose siko narimbize munyiginya n'abafite ariko bose wamugane wabura umunyiginya gutereka hinduka gute umunyiginya umusindi nawe n'umunyiginya n'umushambo n'umunyiginya n'umukono oya umukono n'umwega umukono n'umuha nabega dukomeze ntacyo ubwo nuvuga ngo umuse ni umuntu w'umumaro kuri abo ngabo uruvuga ngo buri bwoko ukosora ibyagoramye uruvuga ngo umuntu mu banyiginya abazigaba nibo babaga ari nibo babaga abase babo abazigaba nabo
abanyakabari bose babo mu makosa uhuye rwose bahuje ari bamwe noneho rero ubwo ibiboko muzi ko ejo bundi twebwe tukibona umwami akiriho bavuga ngo ibiboko nibyo abatutsi bazanye bakubita abahutu kandi abazungu babizanye nabo barakubiswe batyo ibyo rero barabanganisha ngo babariye imitsi bagize bate kubwa Kayibanda yewe nari umuntu ndetse Nyanza yewe nari candidat député iyo runari tsinda nari muri runari yende mbona nabaye député twibutsa abadukurikiye ko runari nuko muzaye no kubiba bya Rwanda ubwo ni inari Union Nationale Rwandaise ubwo ni ubumwe bw'abanyarwanda ishyaka ry'abanyarwanda ribahuza ubumwe bitwaga bashyira hamwe niyo ngo nuvuga ni ubumwe no kwishyira hamwe noneho byarutse nyuma ngo no babuje kwiga kandi batari bazi no kwigisha atari nahuriye ngo nibo bakubise ibiboko kandi bako byazwa n'abazungu babikubiswe nabo barabikubiswe nuko bahindura batyo ariko twareba rero aho duturanye nk'Ibugande naho byari meze bityo ariko ntabigeze bicana ni ukuvuga ngo muri make abazungu amakosa yose bakoze bayahinduriye yo kubuza abahutu kwiga akiga abatutsi nkuko waduha urugero rwa Juma ni ukuvuga ngo nyuma baje kubihindura babitira yuko abatutsi babujije abahutu kwiga maze rero Rudahigwa ahubwo yakoze ibintu by'igitangaza yashaka abantu biga ariko nta buryo nta kwiga nta university yabaga i Rwanda hari iryo shuri groupe scolaire officielle abandi bakiga mu maseminari y'abapadiri nabo bakeya noneho Rudahigwa yakoze ibintu byinshi nk'abasilamu bundi umusilamu wajyaga kwiga ushaka kwiga nyarega mu mwaka wa kane wa primaire batabatije cyangwa temeye kwiga agatisimu abisha agatisimu bakabatiza bakazabirangiriza uko biza ariko Rudahigwa yabikuyeho yashyizeho amashuri ya petit ya primaire y'abasilamu ryonzi n'iry'umuganda muri Nyanza hano mu Ntwari impuza Nyamirambo ibyo byose nabishyizeho hari Kanyaza yashyizeho hari kitwa Fomutara isanduku Rudahigwa yashyizeho yashaka abana biga abandi mu Cyayenge baje baca bakajya muri Uganda Kisoro mwibanga abazungu batabizi batabishaka nabo ugiye akabagiye ari ikigo ry'akagenda nuko niko byitwaga yego nuko intandaro cyangwa se kugira ngo abantu nyine abahutu n'abatutsi baze gucibwamo amacakubiri ya nyayo yagejeje n'u Rwanda cyangwa se u Rwanda kuri genocide kuba abahutu barishe abatutsi aho byatangiriye n'abirigi batashaka independence iyo Union Nationale Rwandaise runari niko bayita yashaka independence abazungu batabishaka rero none abayibukira abahutu babashakira utuntu urwangano babari imitsi bagira bate ntacyo bakora batonerizaga muri make musubije we na muzehe yakivuze icyo kintu no kuvuga ngo muzehe yavuze ko hadutse ibintu by'imirimo akazi noneho bateraga amashyamba bateraga amakawa bajya gute noneho bagakubita abantu ibiboko ari abazungu bakubise n'umushefu n'umukavuze ko n'abashefu babaga abatuzaka nabo barakubitwa urumva amashuri aje abazungu banga yuko abahutu ngo biga ngo higa abatutsi yaduhaye n'urugero rw'umutanzania wari waraje kudoda muri icyo gihe nyine Bigami batubona ko cyuma mujyanye ngo yige baravuga ati uri umuhutu umuzungu aravuga ati ntabwo ndi umuhutu ugiye ati ntabwo ndi umugore w'umututsi kandi ngenda umuhaya kandi iwacu tugiye kubikoma mu mabye bwami ubwo abazungu baramwangira nyine urumva nyuma rero muzehe yaje kutubwira yuko abazungu ibyo bintu byo gukubita byo kubuza abantu kwiga byose baza kubihindurira ku batutsi yari ya tekinike abatutsi bashaka gusaba independence ariko abazungu babahinduriraho
bya biboko ngo barabakubise barabakoresheje babujije kwiga bo bariyigira ibintu nk'ibyo baheka maze rero ikindi kiriho abantu barashakanye yego ubundi Rwanda cyaraziraga ngo nta mfura ebyiri zibyarana umwana wa mbere umwana w'imfura mu bantu bariho turabazi benshi yego abantu bariho icyo gihe abatware bariho icyo gihe babyaga n'abutukazi imfura yabaga wabyanye n'umututsi bambaye n'umutukazi barabyanaga ni benshi turabazi rwose benshi ariko ko umututsi nk'uko babivuga muri iki gihe irwaniho binakomeye nta mwana w'umugore umwana n'umugabo muri Afurika septentrion muri Afurika hagati umwana n'umugabo n'uvundi niko byari bimeze yego wamubyarana n'umutukazi wamubyarana n'umuzungu wamubyarana n'iki agomba kuba ari ubwoko bwawe si kimwe muri za Kongo bagira aho abana baba bagore no muri Tanzania igice cyo hepfo no muri Kenya hose abana baba bagore hari aho abana baba bagore naho muri Afurika yacu hagati abana na mugabo naho byari umutukazi umutusikazi umutusikazi washaka n'umuhutu nawe abyara umutu nta kindi yego ubwo rero dukomeje ubwo wenda twagera muri 59 beretse gato muze ku kibazo cy'umwana w'umugore cyera kuvuga abami umwana ni yabaga umugabo gusa n'abazungu ariko baje bavuga ko ari umugabo n'ubundi cyangwa baje bavuga ko ari umugore oya nta kibazo ntabwo bari byo byumvikana ntabwo ari nko muri Israel y'abayahudi bo umwana yaba ari umukobwa wabo mubyaranye umwana wari umuyahudi yaba ari umuhungu wabo mubyaranye umwana wari umuyahudi yego ubwo dukomeze rero wenda twagera muri 59 ndumva ariho abatutsi batangiye gukorerwa batangiye gukorerwa jenoside ariko itaritwa jenoside yego itari yamenyekana abayikoraga nibo bari babizi ntabwo bari kwimenera yego dore Rudahigwa atanga yashaka kujya muri Amerika Rudahigwa agomba kujya gusaba passport ariko dutangira aho bagiye guhiganwa n'umuzungu bazana abahigi baravumbura bajya kuvumbura imbogo iraza ziza ari nyinshi ifatana na Rudahigwa bafite amaboko nta kuyirasa nta kibirananirana umuzungu aravuga ati se biragenda bite ni mwica ndi hano naje kure baranyica abanyarwanda baranyica kandi nanjye ningenda ntajya kubirasa nayiranyica n'izindi ziranyica ariko apfa kugenda ayikurikira isasi imboga iratembagara Rudahigwa icyo ndashaka n'icyo basubira i Nyanza noneho Rudahigwa aribaza ati se umuzungu zamukora nkwiye kumuhambisha ry'inka nkamuha naho aragira ariko n'abazungu kandi n'abamisiyoneri azigendera n'iki n'ejo bamutumira hanyuma aramuhamagara atarikoye ukora iki ati ndi umisiyoneri turigisha igitwe mwigisha abana b'abanyarwanda bangahe dufite primaire tukagira na seminari n'iki amafaranga atabigisha bati ibyacu ntibigenda nta mafaranga leta babirigi ntibaduha amafaranga ni kimwe gishobora n'u Rwanda andika ibaruha bandikiye perezida bandikiye guverineri imyandikire nkwereke umuzungu rero arandika babigezeho noneho umudivantiste abona buruse ubundi ntibagiraga ntibatanga diplome n'iki ntibyabagaho ntibabemeraga umuzungu yarabibonye ati nanjye mfite icyo ngufasha icyo nagufasha abazungu usaba independence n'ubuvuga ngo ushaka independence igenda kujyana muri Amerika perezida uriho uzanye byara wanjye cyangwa muramu wanjye n'ibiki nzagukorera
Rudahigwa rero niko kushaka kujya muri Amerika yaka pasiporo ngo agiye kugura ari umwami yaka pasiporo n'ibyo rwose ngo agure meble ibintu byo kuzajya mu nzu ye y'igitangaza atari ya aragenda rero niko kugera Bujumbura hari mu hoteli Pagidas ndanayizi rwose bamuha sinibyo banyoye ngo hari y'aba scientifique yari yahuriye kandi nagomba kubijyamo icyo yanyoye cya mbere arwara umutwe bati kujya kwa muganga Zakisi ndanamuzi rwose nigiye Bujumbura ndurazi zose Zakisi amujyana Zakisi siwe ahubwo ni amujyana mu igwaro ry'abirabura Rudahigwa batarapfuye aratanga cyo amarabira araza nuko rero icyo yagiye gusaba independence bashyiraho porosoma n'amategeko yayo n'ibiki abazungu bakoresha uko bashatse kose kugeza rero icyo gihe batandukanya Abahutu n'Abatutsi barabatandukanya abahindura ubwoko ariko ntibishoboka kuko n'abahunze n'Abahutu barahunze n'abasigaye n'Abatutsi barasigaye ubwo rero numva murakoze numva ikiganiro cyacu cyitwa ngo utaganiriye na se nta n'icyo sekuru yasize avuze kuko niko batangiye unabivuga wagira ngo ufite igitabo nanjye kimeze gutyo n'ubu ufite impuza zacu hano nazo tuzasomera abadukurikiye hanyuma ubwo ni igice cya mbere turagikoze tukaba turarikira abadukurikiye ko tuzakora igice cya kabiri sibyo yego tuzakora igice cya kabiri umusaza arahari ni sogokuru nta kibazo ntabwo mutira ahandi hantu ni mu rugo ari mu nteko z'ikara mu rwego rw'igihugu tuzaganira kandi azatugeza kuri byinshi hanyuma ubwo tukarikita mu 9 niho dutangiriye ubwo niho tugiye kugeza kuzagera mu gutangira noneho niho ducumbikiye gutandukanya abantu n'abandi bijyanye n'amoko bafate ibyiciro by'ubudehe abyo bitara social class cyangwa se class socio ubwo aho dusoreje tuzatangira 5 9 noneho tuzamuka ubutaha murakoze cyane ciao ciao